Amen, amen, amen. Imana yacu nishimwe rero bene data bakunze umwami Yesu, ndabaramukije aho muri kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Shimira abantu bakomeje gukora subscribe, Uwiteka Imana bahezagire, abadusengera, abandika komanteri, abakora like, Uwiteka Imana akomeze kubagwiriza imigisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho 10 n'umurongo aho wa mbere, twumve icyo Uwiteka tuganiriza. Abango hariho umuntu w'Ikarisariya witwaga Koruneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo ziva Italiyani. Yari umuntu w'umunyedini wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose. Wagirira abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro mu iyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe mu isaha ya 9 y'umunsi. Arahamagara ati, Koruneliyo. Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati, niki mwami? Aramusubiza ati, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Yesu atugirire neza cyane, haleluya. Dusomye amagambo y'Imana atubwira kuri uyu mutware w'abasirikare ari we Koruneliyo. Ijambo ry'Imana ritubwiye ukuntu yari umunyedini. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Ariko nubwo yari umunyedini, ngo yubahaga Imana, agasengana Imana umwete, kandi yubahaga n'abantu biwe. Imana itugirire neza. Kandi ngo yagiriraga ubuntu bwinshi abantu. Imana itugirire neza cyane, haleluya. Igihe kimaze kugera, kuko ngo amasengesho yiwe ngo yari yazamutse aba umubavu uhumura neza imbere y'Imana, cyangwa amasengesho yari yazamutse, niko biritubwiye. Amasengesho ye aragenda aba urwibutso imbere y'Imana. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Mwene data, ndashaka kukubwira ngo nawe uyu munsi ushaka urwibutso imbere y'Imana, haleluya. Imana itugirire neza. Ibyo ukora byose, mu rukundo rwawe, mu mirimo ya buri munsi, mu ntambwe zawe za buri munsi, ugira ikintu ushishikarira kugira urwibutso imbere y'Imana. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza, haleluya. Usanga iyo umuntu yakoze neza muri famiye, abantu bahora bamwibuka nubwo abatakiriho. Usanga ahantu henshi barubatse inzibutso, amazu, ugasanga ngo ni urwibutso ngo rw'abantu aba n'aba, ni urwibutso rw'umutegetsi uyu n'uyu, ni urwibutso rw'aha n'aha n'aha. Imana itugire neza. Rw'abantu aba n'aba, rw'abantu bapfuye igihe n'iki. Ugasanga n'abantu n'ingenzi zikahatemberera kugira ngo zirebe, zumve amateka y'abo bantu, icyo bazize. Imana itugire neza. Cyangwa icyo uwo mutegetsi yasize akoze. Imana idufashe cyane, haleluya. Bene data, nshuti y'Imana, Koruneliyo ngo yubahaga Imana kandi akubaha n'abantu. Imana itugire neza. Ngo ndetse n'abo mu rugo rwiwe ntago yabasigaga. Imana itugirire neza cyane, haleluya. Imana yacu nishimwe. Ngo igihe kigeze, Koruneliyo ngo gendererwa na marayika w'Imana ngo mwiyerekwa, ngo aramutumbira, ngo agira ubwoba. Imana itugirire neza.
Imana idufashe. Nubwo yari umutegetsi ariko yari afite guhinda umushyitsi. Imana idufashe. Nubwo yari umutegetsi yari afite guhindira umushyitsi imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Imana itugire neza. Ngo bonye marayika w'Uwiteka, Yesu nashimwe, ngo agira ubwoba aramutumbira aramaza ngo niki mwami. Imana idufashe. Ngo marayika aramuhumuriza, ngo aramubwira ngo gusenga kwawe kwazamutse imbere y'Imana biba urwibutso. Haleluya, Yesu nashimwe. Ntago yagize urwibutso kubera yuko yari koroneri, yari umutwe ngo wayoboraga umutwe w'abasirikare, suko yari umutegetsi runaka. Imana idufashe. Ahubwo yagize urwibutso imbere y'Imana kubera yuko yubahaga Imana. Yesu atugaze cyane. Ngo kandi yubahaga abantu akabagirira n'ubuntu bwinshi. Nicyo cyatumye muri uko gusenga binazamuka imbere y'Imana ngo bibe urwibutso. Na n'uyu munsi biracyavugwa. Imana yacu nihimbazwe cyane. Haleluya. Ntabwo yagize urwibutso, ntabwo yabaye urwibutso imbere y'Imana kubera ko yari afite igarade runaka, kubera ko yari umutegetsi runaka, kubera ko yayoboraga ingabo nyinshi. Ahubwo yagize urwibutso imbere y'Imana kubera guca bugufi kwiwe imbere y'Imana, kubera gusenga. Imana ishimwe. Gusenga wiyejeje bituma bigira urwibutso imbere y'Imana, bituma Imana ikwibuka mu gihe gikomeye, bituma Imana ikwibuka mu gihe cy'inzitane, bituma Imana ikuzamura aho utari ukwiriye kugera. Yesu nashimwe. Imana ikakugeza aho utari ukwiriye kugera. Imana ikakugeza aho igarade ryawe ritakugeza. Niba uri majoro runaka, niba uri liyetona runaka, icyo uri cyo cyose, niba uri koroneri, Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Ahubwo ngo azamurwa, amasengesho yiwe ngo arazamuka agera imbere y'Imana, anyeganyeza ubwiza, arazamuka ngo arahumura aba urwibutso imbere y'Imana. Yesu nashimwe. Mwene data, ndashaka kukubwira ngo nawe ugire urwibutso imbere y'Imana. Gira urwibutso mu byo ukora, mu rugo iwawe, mu rugo rwanjye ngira urwibutso. Umunsi napfuye abazasiga bazasiga bati byibuze Jane yari umunyamasengesho. Mbega Jane yakoraga ibinebe, Jane yakoraga umurimo w'Imana. Nawe niko. Amina. Kuko iyi si turi abashyitsi n'abimukira. Iyi si tuyitijweho kugira ngo dukore umurimo w'Imana, tuvuge ubwiza bw'Imana, dukore uko bikwiriye, kuko ejo sahacu. Yesu adufashe. Yesu atugirire neza. Wore kuvuga ngo nzakora ejo neza, ngo ibi n'ibi, reka nkubwire, korera Imana ugifite uburyo. Haleluya. Korera Imana ugifite uburyo. Imana itugire neza. Shaka urwibutso mu minsi yo kubaho, iminsi Imana yakongereye. Shaka urwibutso imbere y'Imana. Haleluya. Bakundwa bene data, nta byinshi navuga. Icyo nakwibutsaga muri iri jambo, ijambo ry'Imana ritwibukije ngo tugire urwibutso imbere y'Imana. Mu gihugu utuyemo, aho wavukiye, aho Imana yakwimuriye, Imana itugire neza. Ntuvuye ngo pasiteri wanjye ntakindeba, ntuvuye ngo twaririmbanaga ntibakindeba, ntuvuye ngo nageze ahakerebutse. Oya, ahubwo shishikarira kubaha Imana, bitume nahuri Imana ikugirira neza kubera wagize urwibutso imbere y'Imana. Data wa twese nahimbazwe, kandi data akomeze gushyirwa hejuru kubwira ijambo. Umwami Imana akomeze kubagirira neza. Murakoze.